Ese wajyaga wibaza impamvu abantu bamwe bahemukirwa nabo bari bizeye cyane? Si ukubura umutima mwiza, ahubwo rimwe na rimwe ni ukubura ubushishozi. Inzoka ni inyamaswa yitonda kandi ikitwararika cyane aho inyura. Uyu munsi turarebera hamwe impamvu Bibiliya idusaba kugira ubushishozi, ariko tugakomeza kugira umutima mwiza. Muri Matayo ibice 10 umurongo wa 16, Yesu yaravuze ati mube abanyabwenge nk'inzoka kandi mube abanyakuri nk'inuma. Iri somo ritwigisha ko kugira umutima mwiza bitavuze kwemera buri jambo cyangwa kwizera buri muntu utabanje gushishoza. Inzoka yitondera ibiyikikije kandi ntihubuka mu rugendo rwayo. Natwe tugomba kwitonda mu mafuti ashobora kutwangiriza ubuzima. Mbere yo kwizera amakuru, kwinjira mu masezerano cyangwa gusangira imigambi yacu n'abandi, ni byiza kubanza gutekereza no gushishoza. Ubushishozi burinda umutima igihe n'ejo hazaza. Isomo rya uyu munsi ni iri: mbere yo gufata umwanzuro ukomeye cyangwa kwizera umuntu ku kintu gikomeye, banza ufate umwanya utekereze. Baza ibibazo, suzuma amakuru, kandi ntuhubukire kuvuga yego. Kugira ubushobozi si ukugira amakenga ku bantu bose, ahubwo ni ukurinda ubuzima bwawe mu bwenge. Ese witeguye kugira ubushishozi nk'uko Yesu yabitwigishije? Niba ubyiyemeje, andika niteguye mu bitekerezo, kandi ukomeze gukurikirana uru rugendo. Uzinduka uyobora umunsi wawe.